nongeye kubaha ikaze kuri Siniwacu TV, mbifuriza amahoro y'Imana, mbifuriza imigisha iva ku Mana. Ubushize nabasezeraniye yuko nzabaha igice cya kabiri kivuga ku by'ihungabana. Bamaze kumenya ihungabana n'iki, nababwiye ko ari indwara zo mu mitekerereze cyangwa indwara zo mu mutwe, mbabwira n'ikizitera, tuganira mbabwira n'ikizitera. Ubu rero nabasezeraniye ko nzababwira ese umuntu wamaze kwibonaho ibimenyetso by'ihungabana niki yakora kugira ngo iryo hungabana rishire. Icyo nababwira, icyizere nabaha, morale nabatera, ni uko ihungabana rikira. Ntabwo ari ikintu gikira ako kanya, ni ikintu gikira etape par etape, ariko ni ikintu gishobora kuvurwa kigakira. Ushobora kujya kwa muganga ugahura na muganga w'ihungabana cyangwa indwara zo mu mutwe, akagufasha akakuganiriza, nta kindi agukorera usibye kukuganiriza. Yamara kukuganiriza akakubwira n'imyitwarire ukwiye kugira gute kwitwara. Hari ihungabana rishobora kuba ryageze ku rwego rw'uko ushobora kujya mu baganga b'ihungabana, ariko hari n'ihungabana nawe ubwawe ushobora kwivura kandi rigashira. Rero ese mu gihe wisanze ufite ibyo bimenyetso, ni iki wakora kugira ngo ushire ihungabana? Ihungabana ushobora kuba wahungabanye, ihungabana rikaguteza guhungabanya abandi. Rero ugasanga ni uruhererekanye, ubihaye abana bawe, ubihaye umugore wawe, cyangwa ubihaye umugabo wawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Igihe umubwira amagambo amumenasa, amukomeretsa, kandi atari wowe nawe, bitewe n'ihungabana. Rero ihungabana niba uryibonyeho, ihutire kuryivuza, wajya kwa muganga ukuganiriza, cyangwa se wakora ibyo ngiye kukubwira ahangaha. Ikintu cya mbere, mu gihe usanze ufite ibimenyetso by'ihungabana wakora, ni uko watangira gukora siporo. Siporo ni umuti ukomeye cyane uvura ihungabana. Uti se ni mu buhe buryo? Iyo utangiye gukora siporo, amaraso, imitsi irakora, amaraso agatembera neza mu mitsi, noneho ukumva ugize morale, bwa bwigunge, bwa bwihebe wari ufite ukumva butangiye gushira. Siporo nziza rero wakora mu gihe ufite ihungabana ni siporo yo kugenda ugakorera muri rusange, ugasanga gurupe runaka cyangwa karabu mukajya mukorana. Iyo ukorana n'abandi bituma wumva utari wenyine, ukumva ufite nyine, ukumva urishimye mu marangamutima yawe. Siporo rero ni ikintu cya mbere watangira gukora kugira ngo urwanye ihungabana ufite. Ikindi kintu wakora kugira ngo urwanye ihungabana ufite, kuganira. Hari igihe ugira ihungabana rituma utajya mu bandi ngo wisanzure uganire, ukumva urigunze, ukumva ushaka kuba wenyine. Iryo gihe rero birabigusaba ngo uganire, urebe umuntu wizeye, umuganirize ibikubabaza, umuganirize ibyakubayeho, nibiba ngombwa urire kugira ngo uruhuke, iryo hungabana ryawe rishire. Uko uganira ibyakubayeho, uko uganira uko wiyumva, bituma ugenda ukira mu buryo nawe utagize gute, utazi. Rero shaka umuntu w'inshuti uganiriza. Kandi niba udafite n'inshuti, si ngombwa ngo ugire inshuti, kuko ushobora kumva ko hari umuntu wiheba, akumva yanze abantu, akumva abantu bose nta cyizere abafitiye. Rero iyo uri kuri etape yo kumva ko nta bantu ufitiye icyizere, ntabwo ari ngombwa ngo ubiganirize inshuti yawe. Ushobora no guhura n'umuntu mu nzira, muri tagisi mwigendera, cyangwa se muhuriye ahantu runaka, ugatangira kumubwira ibyakubayeho kugira ngo uruhuke mu mutima, kuko uwo muntu utakuzi nta nubwo anakubara. Hari abantu bakunda ubuzima bw'ibanga, ariko iyo uganirije umuntu utakuzi, utari uwo muri famiye, utari uwo aho usengera, utari uwo mukorana, hari igihe n'iyo abivuze ntabwo bikugeraho, kuko nta n'ingaruka bikugeraho, kuko uwo muntu ntabwo akuzi. Rero ikintu cya mbere nakubwira, kuganira. Ganira, uvuge ibyakubayeho. Niba ari ukutabwa kwawe, ubivuge, uvuge ukuntu watawe, uvuge ukuntu utitaweho, uvuge nyine uko wiyumva, usohora amarangamutima yawe. Ibyo bizagufasha gukira ihungabana. Ikindi icya gatatu, icya mbere twavuze siporo,
icya mbere twavuze kujya kwa muganga wihungabana akakuvura akagufasha. Ikindi cya kabiri tuvuga ko wakora siporo kandi ukayikorera muri rusange, wajya muri jimu cyangwa se ukajya muri siporo rusange maze bakagufasha. Ikindi cya gatatu tuvuze yuko waganira. Iyo uganiriye bigufasha gukira ihungabana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero ikindi, umuntu wegereye umuntu ufite ibimenyetso by'ihungabana, ndamugusabye mubera inshuti, mube hafi. Iyo ubonye umuntu ukubera inshuti, ihungabana rirakira. Burya ihungabana ryose biterwa no kuba utitaweho. Kubona utitaweho, yaba mu burwayi, yaba mu bukene ufite, yaba mu bigeragezo byose uhura nabyo, iyo utitaweho usanga biguteye ihungabana. Ariko iyo ubonye abantu bakakubera inshuti, bakakuba hafi, bakakwihangana nubwo uba ugoranye, kuko hari abantu bagira ihungabana bakagorana pe, ugasanga ababegereye baragowe. Ni umuntu uhora uvuga nabi, umuntu udafite imibanire myiza n'abandi. Ikindi cya gatanu rero wakora kugira ngo ukire ihungabana, gusenga. Ugiye kwibaza uti kuki gusenga ukigize icya gatanu cyakabaye kuba icya mbere? Uzi impamvu? Ntabwo ari uko nirengagije ko Imana ariyo nyambere, kandi ari Imana ariyo ikiza ibintu byose, uburwayi bwose kuba yizera. Ariko ntabwo mba nirengagije na babandi batemera Imana cyangwa se batanazi Imana. Hari utayemera abizi ko ari Imana akavuga ati ngiye sinyemera, hari n'utayizi atari yayimenya. Abo bose mba nabarebyeho. Ariko icya gatanu noneho kubazi Imana, abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakomeza abandi kandi bakora iby'ubutwari. Gukomera ni iki se? Ni ukurenga ibyo bintu byose byagukomerekeje, ni ukurenga iryo hungabana ryose. Iyo wegereye Imana rero ugasenga, warangiza ukajya uyibwira ibikugoye n'ibikuruhije, uyifitiye icyizere, ufite amasezerano, wiga Bibiliya, kuko Bibiliya buriya irimo amasezerano menshi. Hari ahavuga ngo abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Uwo ni Yesu wabivugaga abwira abantu atabarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Arabizi yuko muri ino si harimo ibiturushya, harimo ibituremerera, harimo ibidutera ihungabana, hari ibituma dusanga dufite ibikomere. Rero Yesu yiteguye kukuruhura ibyo bikomere byawe, akagutega amatwi, utazanakuvamo ngo agenda kuganira ahandi, cyangwa se utazanakongera ibikomere. Rero ikintu gusenga, inshuti yanjye, niba wumva utameze neza, niba wumva wigunze, niba wumva wihebye, niba wumva nta mahoro ufite, niba wumva hari ibimenyetso bigaragaza ko wahungabanye, nawe urabizi hari icyaguhungabanyije, ndakubwiye ngo senga Imana. Imana irakiza, Imana iratabara, Imana imara ibikomere, Imana imara ibikomere. Umuntu wayizeye akayigirira icyizere, ndabizi yuko cyabikubwiye, ndi umuhamya wabyo, ndi umuhamya w'uko Imana ikiza ibikomere. Hamwe n'ibyo byose, kuba waganira n'umuntu, wakora ku gasiporo, kuba wakora n'ibindi byinshi ntibuvuge, ariko gusenga bibe intwaro yawe. Ugende wiherere mu cyumba. Hari n'ababanga rega utabwira umuntu. Hari abantu bakomerekejwe n'ibyaha byabo. Uzi ko n'ibyaha bijya bikomeretsa, uzi ko hari icyaha wakoze mu buzima kikakubera igikomere, kandi ukumva nta muntu wizeye uri bubibwire padiri, uri bubibwire pasiteri, nta nubwo uri bubibwire inshuti zawe, kuko wumva yuko bashobora kuzakuvamo ugaseba. Ariko iyo ugiye mu cyumba cyawe ugakinga, warangiza ukagirira Yesu icyizere, ukagira Imana icyizere, ukayibwira icyaha cyawe kandi ukacyatura wihana, unakireka, igikomere cyawe kigira gute kivaho. Ese wari uzi yuko ibikomere bishobora gutera abagore kuba ingumba? Ibikomere bidakize, ibikomere bitavuwe, ibikomere bititaweho bishobora kugutera ubugumba, ukagenda ukivuza, ukajya ku badogiteri bose, ukajya mu Rwanda, ukajya mu Buhinde, ukajya muri Kenya, ukajya hehe, ahantu hose bakoherereje bakakujya kugira ngo nta ndwara n'imwe babone ituma udakira. Ariko gusenga bibe intwaro yawe, ukagirira Yesu icyizere, ukagira Imana icyizere, ukayibwira icyaha cyawe kandi ukacyatura wihana, unakireka, igikomere cyawe kigira gute kivaho.